Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimira Imana none ku buri munsi wacu wa 9 turimo fite amasengesho y'iminsi 40 uyu munsi wa 9. Ndashima Imana yuko dukurikiranye kandi ibiganiro nibushobokera buri munsi ku munsi dufite ibiganiro bishya, cyane cyane uyu minsi turimo turaganira ku makamba tuzambara cyangwa se ku ngororano tuzagorerwa nk'abakozi b'Imana. Ndagira ngo rero nongere ngukumbuze ukuri musenga amasengesho, ujye umenya ngo ari ingamba nshya, ari bigomba gushyirwa no kumenya Mwuka Wera gusange wumurikiye muri aka kanya, kandi nzi neza yuko Imana iki gitondo igiye kugusanganira kandi kugira neza. Mu izina rya Yesu wa Nazareti, Mwami Yesu uri Imana nyamana, urashiwe kandi urahambaye, byose kuba kwiringira nyiringabo Imana. Umunsi wa 9 rembondo roboko shakata yaba oriando roboko shindi yandara mama. Mu izina rya Yesu sabye umugisha Mwami ku bantu bawe, sabye umugisha kuri umurike kuri aka kanya, reka ukuboko kwawe kwiza kubukoreho, reka imbabazi zawe zimanuke mu izina rya Yesu. Dananiza ibyanamunanizaga, ndarwanya ibyamurwanyaga, ndakura ibyari byishize ku buzima bwe. Mwami w'abami nyiringabo, umunsi wa 9 ndasabye Mwami w'abami ugire neza abantu bwoko bwawe. Waravuze ngo abantu bitiriwe izina ryawe nibicisha bugufi bagashaka mu maso hawe, uzabumva nawe uri mu ijuru ubakiriza igihugu. Umunsi wa 9 kuro buri bisitaza, kuro buri imbaraga z'abazimu n'abadema, kuro buri myuka mibi yari yo yose, kuro buri bitero by'ikuzimu, kuro buri byishyiraga hejuru byose mu izina rya Yesu. Tanga umugisha, tanga amahoro, tanga ihumure, tanga inkomezi, tanga Mwami ubuzima bushya, kandi buri wese Mwami Imana urimo yumva ijambo ryawe ahabwa umugisha kandi agubwe neza mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kwiza tukubone kandi tunezezwe no kuba mu bikari byawe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wacu wa 9 turacyaganira ku makamba. Ndimo ndavuga uzakurikirana inyigisho no gutongera ugatangira. Inyigisho ya mbere twavuze ku ikamba ry'ubugingo, inyigisho ya kabiri tuba ku ikamba ryo gukiranuka, inyigisho ya gatatu tuba ku ikamba ry'ubwiza, none tugiye kujya ku ikamba ritabora. Ikamba ritabora cyangwa se ikamba ritangirika, abo nabirinze ibyaha. Ikamba ritangirika n'abantu birinzwe ibyaha, n'abantu bateyorwa n'amarari, n'abantu icyo ari cyo cyose bashatse gukora. Haleluya. Birindamo icyakwanduza izina ry'Uwiteka Umwami Imana. Haleluya. Rero Bibiliya ivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka Umwami Imana. Abo birinda kwanduza urusengero rw'Imana, abo ngabo no bambara ikamba ryari ritazabura, ikamba ritangirika. Pawulo yabyandikiye mu Bakorino ba mbere igice cya 9 umurongo wa 24 karo ntangira gusoma. Nanjye ndakwifuriza inshuti yanjye, va mu byaha, va mu irari mu izina rya Yesu. Ibirambwira neza Abakorino ba mbere ibice byaho 9 umurongo wa 24 aravuga ngo imuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Amen. Bibiliya tubwiye neza murongo wa 24 ngo nimuzi yuko abasiganwa biruka bose hagororerwa umwe, ngo ariko twebwe dutandukanye nabo, twebwe dutandukanye nabyo, ngo bo bagororerwa ikamba ryangirika, ariko twebwe tugorerwa ikamba ritangirika. Haleluya. Iyo ni ikamba, kuko muri iyi si ni competition, muri isi tugira byinshi twiruka dushaka, ariko yagiye ngubwire shuti yanjye ikiruta byose nuko ugomba kwirukira ureba iherezo ryawe, nuko ugomba kwiruka ureba icyo Uwiteka arimo kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Ku ijambo ry'Imana tubwiye ngo abisi ibyo bakorera byose birarangira, ibyo bakora byose
birangirika, ibyo bakora byose nta garanti bifite, ariko twebweho dufite ikinyuranyo, twebweho turi abadasanzwe. Haleluya. Robondo roboko shekere yandaraba. Ndumva avugana n'umugore udasanzwe, ndumva mvugana n'umugabo udasanzwe, kuko arimo araharanira ikamba ritangirika. Nshuti yanjye, birashoboka yuko uri mu kivunge cy'abandi, uri mugendana n'abandi, ariko ayo mubwire ngo isobanukirwe, umenye uburiwe, umenye icyo ukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki. Murongo waho wa 25 hatubwiye ngo, murongo wa 25 haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Rero ndagusaba kwirinda muri byose, kandi ngo bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Nubwo birinda mu by'iyi si, ariko bahabwe ikamba ryangirika. Ngo ariko twebweho, ngo naho twebweho tugenzereza gutyo kugira ngo duhabwe ikamba iritangirika. Ibikorwa dukora ni inshuti yanjye, tuzahabwa ikamba ritangirika. Nuko nanjye 26 ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya. Nkubitana ibipfunsi, ariko si nkusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye, mukoza uburetwa, ngwari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Haleluya. Uwo ni Pawulo aravuga ati, jyewe ndababaza umubiri wanjye. Birashoboka nawe iyo nkubwira ngo iminsi 40 ntabwo ari iminsi mikeya. Birashoboka yuko wari umenyeye gufata breakfast, bikeneye gufata lunch, ariko byo byose warabiretse. Haleluya. Kubera ko ari cyo dukeneye, kubera ko dukeneye kwambara iryo kamba ritangirika. Pawulo wabivuze neza, aravuga ati, ndakubita ariko si nk'utaza honjya, nzahonjya. Ufata iminsi 40, dubitaho tujya, turahaza aho tujya, turabizi ibyo dukora, turabonye ibyo bidukorera, tubonye bidukorera, kwiriza gusa tubonye bidukorera, tubonye ijambo ry'Imana ridukorera, tubonye kuba mu nzu y'Imana bidukorera. Rero nk'uko Pawulo yavuze ati, ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkuko ziburetwa. Turimo turababaza imibiri yacu, turi ku munsi wacu wa 9. Uyu munsi wa 9 turababaza umubiri wacu, ariko agiye ngubwire ngo shuti yanjye, nubwo ushobora kumaza iyo minsi 9, hari icyenge urimo kubona mu nzozi, urimo kurota, hari icyenge urimo kubona mu buzima bwe bwa buri munsi. Haleluya. Ariko nubwo umubiri ubabara, ariko humura, Imana yacu irabizi, kandi Imana izakugira neza. Shuti yanjye uri muranyumva, shuti yanjye uri muranyumva, ne birashoboka yuko harako atari ku mubiri wawe ubwo hora wiyiriza. Rero wari wakoze 40, urangije ukora iminsi 7, urangije ukora iminsi 3, urangije muri 21, ugarutse muri 40. Nayo mbwira shuti yanjye, nta gusenga kina, wini imbere y'Uwiteka kubamima. Icyo nzi neza, Imana yacu izakugirira neza, izahindura ubuzima bwawe. Reka nkubwira abantu 3 ndimo gusoza. Umuntu hori imbere y'Uwiteka kubamima, uwo muntu ubuzima bwe buhinduka isaha ku isaha. Uwo muntu hori imbere y'Uwiteka kubamima, ubuzima bwe ntago buguma kubuko bwari buri. Undi wa kabiri n'umwana mutoya, ushaka kumubona ari umwana mutoya, ukabona ntacyo amaze, ukabona ntacyo yishoboreye. Ariko agiye nkubwire ngo, nubwo ari umwana mutoya, mu myaka mikeya ujya kubona akabona abaye umugabo, cyangwa ukabona abaye umugore, cyangwa ukabona abaye umuyobozi runaka. Ntago witwaza ngo yari umwana mutoya. Rero uwo muntu nawe ujye umwitondera. Uwa 3 ni umuntu ufite icyo Imana yamuvuzeho. Ndavugana n'abo bantu uko ari 3, ndavugana nawe umuntu ufite icyo Imana yamuvuzeho, abayicaye ku isezerano. Ngo reka aho kwicara ku mutogoto w'inkono, wakwicara ku ijambo rya nyirayo. Iyo ufite icyo Imana yavuganye nawe, byanze bikunze amateka bazahinduka. Nshuti yanjye rero, nta kindi kibyenyegeza, nta kindi kidusubiza mu imbaraga, no kujya imbere y'Imana tugasenga, no kujya imbere y'Imana tugakorera Imana. Ibyo dukora byose, reka dukore nk'abazi ibyo dukora, reka dukore nk'abazi aho tujya, reka dukore nk'abatejo batazongera gukora, kuko umunsi wawe n'uyu munsi, uyu munsi ni umunsi wawe Imana iguhaye. Ukoreremo rero kandi ubukiranukemo, uve mu byaha, wanga ibyaha n'ibisa nabyo. Imana yo mu ijuru izaguha
izakugororera iryo kamba ritangirika. Imana ikumera umugisha. Reka ngusengere kugira Imana iguhe imbaraga mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami wanjye nyiringabo, iri kamba ritangirika cyangwa ikamba ritabora, ni ikamba wiki intore zawe zanze ibyaha, ziva mu byaha, ziva mu bibi. Ni ikamba wiki intore zawe zaretse amashyari, ikamba wiki intore zawe babandi bavanye ibishimwa mu bigawa bakabuba akanwa kawe. Mana bagire neza, bakomeze, bari bacitse intege basubize mu imbaraga mu izina rya Yesu. Mana ndasenga ko abarwayi bakize, Mana ndasenga abashonje bahaze, Mana ndasenga abashomeri bahakazi, Mana ndasenga ingumba zibyare, Mana ndasenga ngo bagire neza kandi ubiteho. Rambondo rubuko shakata ya baba liyando rubuko shiniri yandara baba ndamenagura imigambi n'imikorere yose y'umwana, nirukana abazimu n'abadayimoni, ndasenya imyuka y'urupfu n'ikuzimu bari bakuzagurukiye bagutse kukwiba no kugutwara mu izina rya Yesu. Mana yongereye imyaka mugaragu wayo Ezekiya mu izina rya Yesu. Nawe urongera ubeho, nawe urongera ubeho, yecyo ntikiragera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwami wanjye nyiringabo, deberera abana bawe kandi buri wese Mwami kivuzanye imbere yawe cyose ugisubize, kuko ari we Mana yacu, ari we gakiza kacu. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Se byose mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane nawe. Ushobora kuba ukeneye telefone yanjye ni 0788430085. I love you, ndagukunda cyane. Amen.